Imana irambwiye ngo icyo ufite mu kiganza kora mu mufuka icyo uzamuye bwa mbere icyo ufite. Wazamura kontake, wazamura imfunguzo z'inzu, icyo ufite cyose mu kiganza cyawe, icyo uri bukozemo ikiganza gusa mu kiganza ukora mu mufuka icyo uzamura cyose ukizane hano imbere y'Imana. Ngiye kubasengera kugira ngo ibyo mutanze Imana irahita ibakubira inshuro 5 mu cyumweru kimwe. Imana irabibakubira inshuro 5. Utanga imodoka imwe, niba ufite kontake ugatanga imodoka imwe, Imana irakuba imodoka 5 mu cyumweru kimwe. Urabonye imodoka 5. N'ubutanze inzu ugatanga imfunguzo z'inzu mu cyumweru kimwe, Imana irabikubye inshuro 5. Niba utanze amafaranga ayo ufite abe miliyoni ziraba miliyoni 5 mu cyumweru kimwe. Hari impanuka mbonye imbere yawe ndetse no kuni wanyu wowe musore, hari ukuntu muri famiye yiwanyu hari ibintu by'imyuka mibi bikototera kugira ngo bikuze umugisha wawe, ariko Imana igukuyeho ubusazi. Zana igitambo, zana ituro ry'ishimwe yuko Imana igukingiye, kuko bari baragutanzaho 300,000 babitanga ku mupfumu kugira ngo kugire nabi uzapfusaze umugisha wawe bawutware. Ariko ibyo 300,000 batanze ndagira ngo ubishaka ubizane mu nzu y'Imana, utanga icyo gitambo gikura icy'abadayimoni kugira ngo Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Ugerageze uzane icyo gitambo, ayo mafaranga 300,000 Imana irimo kugira ngo naye ikurwanirire ibyo abapfumu babatanzeho, nawe yatange ku Mana, ubundi Imana ibona imbaraga zo kurwana mu izina rya Yesu. Ndimo kubona ufite ibyifuzo byinshi ndetse birimo n'urushako. Umaze igihe kinini, ndimo kubona ufite imyaka igera nko muri 40. Ndakubeshyeye 41 sawa. Shitani yagushizeho ikintu cy'icyangiro gituma abakobwa mugiye kugirana gahunda bahindura gahunda ku munsi wa nyuma, bagahindura ukamubwira ngo tugiye kubana, ugatereta ntago ari wowe. Hari ibyo bagukoreye, abanzi bafashe roho yawe, bafata umugisha wawe, baragenda bakuzingazingira mu ibuye rivanzemo n'ubwoya bw'intama ndetse n'ubw'ihene, bashyiraho agahu k'intare, babimanurira muri Tanganyika. Shadaba ngo uwo mugiye gukundana kubera umuyaga urimo gukubita aho ngaho, batongere ko umuyaga uko uzajya ukubita, ariko ibya bizajya bigenda bihubangana. Niyo mpamvu ugiye kubona ugeze ku kintu ugiye gukora ubukwe bigahubangana. Zana miliyoni 5. Uri umucuruzi, ndi kukubona ufite amafaranga menshi. Zana miliyoni 5 mu nzu y'Imana kugira ngo iki gikorwa cy'urusengero kigende neza. Noneho Imana nayo igukureho ibyo bibazo, ifata iryo buye riri muri Tanganyika, irikure irizamure kandi rishwagaguze mu izina rya Yesu. Abapfumu bakujugunye, aho baguhambye, aho bakumanuriye, aho umuyaga ugenda ukubita, Nyagasana gukure kubohore mu izina rya Yesu. Mukomere Imana amashyi. Imana nawe iramurengeye kandi Imana iramutabaye. Izo miliyoni 5 zizane mu nzu y'Imana, kugira ngo Imana ikore igitangaza. Umva mugabo we, Imana yakwihanganiye kenshi cyane, ikubuza ibintu byinshi wirwaniriyemo, irabikubuza wanga. Niyo mpamvu inyatsi no kudakora ku mafaranga n'ibyo ugerageje gukora bijanga, nuko wirwanire kandi Imana yari yabikubujije. Yari ibintu yakubujije wanga kubyumvira, wanga kubyumvira. Niyo mpamvu uhora uhura n'inyatsi, ugasenga amasengesho mu gitondo nimugoroba, mukwiriye kuzajya mwumvira Imana kugira ngo Imana ibagire neza. Ariko Imana iragutabaye, Imana iguha umugisha. Ibyo byose byari mu rugo rwawe bikugoye, Imana igiye kukugira neza. Umushumba, murabona ko hari inyubako, dufite inyubako. Hari ikintu Imana imbwiye kuri ino nyubako yanyu. Imana igiye kubagirira neza cyane, Imana igiye kubazamura, Imana igiye kubatabara. Ariko kugira ngo Imana ibatabare, kugira ngo Imana igire aho ibageza, kugira ngo Imana isohoze amasezerano, kugira ngo wowe wari ugiye gupfa Imana ikureho urupfu, nuko hari icyo ugomba gutanga, nuko ugomba kugira igitambo uzana ku Mana, nuko hari ikintu ugomba guha Imana kugira ngo ibibazo byawe, inyatsi ufite n'ibituma udatera imbere, hari ikintu ukwiriye kuzana imbere y'Imana, hari ibyo ukwiriye kuzana imbere y'Imana. Ndimo kubona hari miliyoni waratiriye kuri banki nimugoroba. Ayo mafaranga ntiwari wayakoraho, ni miliyoni inote za 5 gusa. Ayo mafaranga agenda uyazane mu nzu y'Imana
kugira ngo bizya bindi watekerezaga ndetse n'aya modoka bashaka kugura kugira ngo Imana igukubire iguhumugishe kuzamure iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana. Iyo miliyoni ugomba kuyizana mu nzu y'Imana. Kuko ndimo kubona urupfu ruri imbere yawe urukwasamiye, ndimo kubona nta minsi 3 ufite ku isi. Iyo miliyoni ufite mu rugo ni igitambo kikura urupfu wari ugiye gupfa. Iyo miliyoni yizane mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere. Urayifite? Okay. Ugomba kuyizana mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere dukureho urupfu. Kuko bitabaye ibyo Serikeye yinjiye mu rugo rw'iwawe, umugabo wawe arafakaye,